nta nari mushobora gushima Imana wowe utishima ntibikunda. Kugira ngo umuntu ahorane amashimwe, kugira ngo umuntu ashime Imana, watishima ntibishoboka. Kandi umuntu utagira ibyishimo ntashobora no gutanga. Bibiliya rero ikavuga ngo kandi gutanga guhesha umugisha kuruta guhabwa. Ni ukuvuga ko umuntu wishima ari umunyamugisha, bituma atanga, Imana nayo ikamuha umugisha. N'abapagani iyo bamaraga gushyiramo abiri nibwo batangaga inka. Kandi ndagira ngo nkubwire ngo umuntu utarigeze utanga no mu bupagani bwe ntiyagera no mu rusengero ngo azane icya 10 n'amaturo. Ariko wa muntu wicaraga mu kabari yabona winjiye akaguhera imwe, nawe baguhirindi bakokereze brushete ebyiri, uwiyakijijwe akomezanya umutima wo gutanga mu nzu y'Imana. Ntimuzatangazwe n'abakristo b'ibisambo. Byari ibintu bitatu umukristo yakora kugira ngo ahore yishimye. Icyo kirahagije, mujye mumenya ko Imana ari so. Abatesalonike ibice ni 5, murongo wa 16 turangiza wa 18. Ni 30 ni migufi. Urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye abakristo b'Abatesalonike ibice 5, murongo wa 16 turangiza wa 18. Reka dusome. Mwishime iteka, musenge ubudasiba, mu bibaho byose muhore musenga, kuko ari by'Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Mwishime iteka, musenge ubudasiba, mu bibaho byose muhore mushima, kuko Imana ari by'ibashakaho muri Kristo Yesu. Ntego yanyu y'igiterane iravuga ngo yadukoreye ibikomeye natwe turishima. Mwagize neza rwose ko mwishimye, Imana ibaha umugisha. Ndakoresha iminota mike. Ubundi byishimo biri mu buryo butatu. Icyambere, hari ibyishimo bishakishwa. Ibyo ni ibyishimo by'abisi. Ibyishimo barabishaka, abantu bakishimisha, bivugwa neza ngo no kwishimisha. Hari abashakira ibyishimo mu byaha, bakabitangira ikiguzi gikomeye bakishimisha. Niba ari ubusambanyi umuntu akabukora, akaba yatanga amamiliyoni menshi, akava muri Afurika akajya gusambanira muri Europe. Ntuzagire ngo hari ikindi kintu abashaka, abagira ngo yishimishe. Hari abandi bishimisha bajya mu biyobyabwenge, akanywa inzoga nyinshi, akanywa urumogi. Burya nta kindi baba bashaka, ni ibyishimo. Hari ibindi byishimo abantu bashakisha, ugakoresha ibirori, ugasangira n'inshuti yawe. Ibyishimo biri mu buryo bwinshi abantu bashakisha kandi bakishima. Ibyo ntibyantinza, murabizi. Iyo uri kumwe n'umuntu w'inshuti yawe musangira, burya murishima. Ibyo ni ibyishimo bisanzwe abantu bashakisha. Ubu noneho basigaye bishyura. Hari abantu bakina komedi bashinzwe gusetsa abantu, kavuga ati nzabasetsa.
kwinjira ni 100 cyangwa 200, kandi ugatungurwa nuko sare zuzuye abantu baje kugura ibyishimo birahera. Kandi ibyishimo burya biri mu buzima bw'umuntu. Ubundi abahanga bavuze ko nibura wagombye kumwenyura inshuro 14 ku munsi. Burya iyo umuntu asetse, guseka konyine hari imisemburo bivubura ku buryo ubwonko bwawe bugira umutuzo. Burya abantu barakara bahora barakaye bitera indwara. Ntimubiseke, nibura ujye ugerageza. Hariho umunsi mukuru bashyizeho mpuzamahanga wo kwishima. Isi yarabimenye ko ibyishimo bihenda, birakomeye. Iyo umuntu yishima bimurinda hypertension, kubera ko amaraso agenda neza mu mitsi, kandi ubwonko bugira umutuzo ku buryo usaza utinze. Impamvu mubona ameze gutya ni ibyishimo mporana. Haleluya. Paulo rero avuga ati mwishime iteka mu bibaho byose muhore mushima. Nta na rimwe ushobora gushima Imana wowe utishima, ntibikunda. Kugira ngo umuntu ahorane amashimwe, kugira ngo umuntu ashime Imana, watishima ntibishoboka. Kandi umuntu utagira ibyishimo ntashobora no gutanga. Bibiliya rero ikavuga ngo kandi gutanga guhesha umugisha kuruta guhabwa. Ni ukuvuga ko umuntu wishima ari umunyamugisha, bituma atanga, Imana nayo ikamuha umugisha. N'abapagani iyo bamaraga gushyira amabiri nibwo batangaga inka. Kandi ndagira ngo nkubwire ngo umuntu utarigeze utanga no mu bupagani bwe ntiyagera no mu rusengero ngo azane icya 10 n'amaturo. Ariko wa muntu wicaraga mu kabari yabona winjiye akaguhera imwe, nawe baguhirindi bakokereze brushete 2, uwiyakijijwe akomezanya umutima wo gutanga mu nzu y'Imana. Ntimuzatangazwe n'abakristo b'ibisambo, ntibigeze batanga mu buzima kandi ntibashobora kwishima. Haleluya, haleluya. Ibyishimo rero ni byiza. Ndi gucungana n'iminota yanjye. Ibyishimo bya kabiri, sinababwiye ko ibyishimo bya mbere ari ibyishimo bihahwa, ni ibyishimo bicurwa, ni ibyishimo bikorwa. Abantu bakora uko bashoboye bakabishakisha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari ababishakira mu byaha, hari n'ababirema, hari n'abajya mu nzu kureba umuntu burya impamvu mubona imipira y'amaguru, mujya mubona ibibuga by'ibirayi, ibibuga by'iburayi murabibona, ubona abantu buzuye mu bibuga. Hari umuzungu udashobora kubona amafaranga yo kujya kureba Arsenal, birahenze cyane, ariko nta kindi baba bashaka ni ibyishimo. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibyishimo rero ni ibyangombwa mu buzima. Ibyishimo bya kabiri, Imana ishobora kukuremera ibyishimo. Mureke tuyihereze. Buri iriya zaburi mwateguye
ni ibyishimo bivuye ku Mana yabiremye. Kandi ndagira ngo nkubwire, kuko ntari butinde utaza kwibagirwa, ibi byishimo bishakishwa ubishakisha none ejo uka. Niyo mpamvu bihenda, ubishakaho zaho iby'akanyaga. Ariko Imana nayo igiremera bera ibyishimo. Ni gute bire? Simwe mwateguye iyi Zaburi? Haleluya, haleluya, haleluya. Ni gute Imana iremera bera ibi byishimo? Imana irabirema. Reka dusome, nihagira udusomera iyo Zaburi mwateguye. Zaburi 126 umurongo wa 3. Bibiliya iravuze ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye natwe turishimye. Mwafasha agace gato genda wiyicarire, ariko karabisobanura. Uwiteka yadukoreye ibikomeye natwe turishimye. Ariko uhereye hejuru haravuga ngo ubwo Uwiteka yagaruraga abajyanyweho iminyago b'Isiyoni, twari tumeze nk'abarota. Icyo gihe akanwa kacu kari kuzuye ibitwe. Kadusome neza. Akanwa kacu kari kuzuye ibitwenge, n'indimi zacu zari zuzuye indirimbo. Icyo gihe bavugiraga mu mahanga bati Uwiteka yadukoreye ibikomeye. None natwe tugize gute? Turishimye. Ayo ni amashimwe aremerwa n'Imana iyo imukuyeho urusyo rwari rumutsikamiye. Niba hari ubwoko bwababaye, ubwoko bwagiye buhura n'ingorane, ni Abisirayeli. Kandi ingorane bagiye bahura nazo byavaga ku byaha, ku gukiranirwa kwabo. Ariko za mbabazi z'Imana zihoraho zikabagendaho. Umunsi Salomo yubaka urusengero, Imana yararutashye, ubwiza bw'Imana buza mu rusengero, abatambyi barahuma. Imana ibwira Salomo ngo nturebe ko nje muri uru rusengero nimucumura mugateshuka mugakorera imana z'abanyamahanga, uru rusengero nzaruvamo kandi ruzasenywa. Abazahanyura bose ngo bazajya bazunguza umutwe bavuge bati ngo mbese niki cyatumye Imana ibakorera ibi bintu bikomeye? Ngo bazasubizwa ngo nuko bimuye Imana bakimika ibigirwamana. Niko byagenze, simbitindaho. Dawudi agiye gupfa yabwiye Salomo nk'ibintu bitatu. Icyambere, Salomo mwana wanjye, ujye umenya Imana ya so, ujye uyikorera nkuko nanjye nayikoreraga. Icya kabiri, Dawidi amwereka abanzi be nuko azabahora ntibazamanukana imvi ngo bazigeze ikuzimu. Icya gatatu, kubaka urusengero. Dawidi aravuga ati nahize urusengero,
Imana ntiyanyemereye kurwubaka kuko ibiganza byanjye biriho amaraso. Yambwiye ko ku ngoma y'umuhungu wanjye izashyiraho ihumure, niwo uzubaka urusengero. Salomo yararwubaye, amaze kurwuzuza ku munsi wo kurutaha Imana imanukiramo kandi baha amasezerano. Iravuga ngo Umwisirayeli aho azajya ahagarara agatanga icyifuzo yerekeje amaso kuri urwo rusengero, Imana izajya imanuka ibasubiza. Nyamara siko byagenze. Salomo yaraguye, azana abagore b'abanyamahanga, buri wese akazana ikigirwamana kiwabo. Yanditse igitabo cy'imigani akibana neza n'Imana, ariko igitabo cy'indirimbo za Salomo acyandika yaraguye. Ariko Imana ishimwe ko igitabo cy'umubwiriza yacyanditse amaze kwihana. Niyo mpamvu umurongo mukuru w'icyo gitabo uvuga ngo byose nubusa, ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Imana irabahana. Pilato yaciye urubanza rwa Yesu amugira umwere, rubanda ruhari, kandi nta wundi mucamanza wari uri hejuru ya Pilato. Yesu niwe wenyine wasomewe n'urukiko rw'ikirenga ko abaye umwere, ariko akanga agahano. Pilato yaramusohoye atangaza itangazo, aravuga ngo nta cyaha mubonyeho. Kandi n'umugore wa Pilato yari yamwegereye atumva, rero waciye imanza nyinshi, uriya muntu naraye ndose ibye ni umukiranutsi. Ariko abayuda barasheka. Demokarasi yari ikomeye muri Isirayeli. Pilato aravuga ati uko biri kose ndi umunyabwenge, reka nshaka uburyo bwo kumufungura. Abwira abayuda tumva, rero musanzwe muzi ko buri mwaka mbafungurira imbohe imwe. Azana Baraba, gikatu, gica. Nta na rimwe Pilato yatekerezaga ko abayuda bashobora gukora yo guhitamo Baraba. Aravuga ati ndekure nde, batirekura Baraba. None Yesu Kristo ndamugirane mubambe. Pilato azana amazi arakaraba, niko amategeko yabivugaga. Aravuga ati amaraso y'uyu mugabo ntazambeho. Baravuga ngo azatubeho twebwe n'abana bacu. Mureka abayuda babeho, nibo babyisabiye. Iki gihe rero Abisirayeli barimo bagaruka bava i Babuloni, aho bari baranyazwe na Nebukadineza. Nta byiringiro bari bafite byo kuhava. Danieli bamujyanye ari umusore, bahunguka we yarashaje adashobora no guhaguruka, apfira i Babuloni. Ariko igihe bazaga nibwo baririmbye Zaburi, baravuga bati Uwiteka we udukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Ayo ni amashimwe umuntu aremerwa n'Imana. Imana ibaremera amashimwe mu izina rya Yesu. Reka nigire ku ya gatatu nsoze. Haleluya, haleluya, haleluya. Aya gatatu arakomeye, kandi aya mbere arashira. Ayo umuntu ashakisha amashimwe y'amacurano wicuriye, uraricura rigashira rikajyana n'igiciro cyane. Aya kabiri nayo n'ay'Imana ituremera, ayo ngayo irayakuremera,
ariko ejo ukajya mu bindi bibazo. Ndagira ngo mbabwire mumenyere ibibazo, mugire gute? Mbateye ubwoba. Ejo Imana yagukiza iki, ariko ejo bundi hakaza. Nagiye mpura n'ibigeragezo, kimwe kigashira nkagira ngo nta kindi kizaza, ariko nkabona ikindi, ariko Imana nacyo ikongera ikandemera, idukiza muri byose. Hanyuma rero ibyishimo bya gatatu, ibyo Paulo yavuze mu bice 5 umurongo wa 16, aravuga ngo mwishime iteka. Urumva ko bitandukanye na bimwe bya mbere. Mwishime gute? Kandi mu bibaho byose mujye muhora. Nukuvuga ko aya mashimwe n'ibyishimo tugira mu gihe gikwiriye no mu gihe kidakwiriye. Umuririmbyi yaravuze ngo no mu byago ngira nte ndaririmba. Ibi byishimo birahenze. Ubundi nibyo byishimo abarokore babyawe ubwa kabiri bagomba kugira. Isi ntizabiduha, biba muri Kristo Yesu. Ko muri Kristo Yesu harimo isoko idakama. Yesu ashimwe. Habamo isoko y'ibyishimo idakama iyo wayishinze mu muheha, niyo wapfushije uraririmba, niyo bakumanuye mu ntera warirevera bakakugira umukuru w'itorero uraririmba, niyo bakwirukanye mu kazi uraririmba. Mpamvu uririmba ni iki? Paulo yandikiye Abafilipi aravuga ati mwishime iteka. Kandi Paulo yandikira Abafilipi yarafunze. Ibaze kugira ngo umuntu ufunze asabe serivisi abari hanze kwishima. Ibyo ni ibyishimo isi idatanga. Niyo mpamvu Yesu atubwira ngo ntitukiganyire. Ibice 6 Matayo uhereye ngira ngo ku murongo wa 20 yaravuze ati ntimukiganyire. Ariko kubera iki Yesu atubuza kwiganyira kandi bituganyisha bihari? Reka mbabwire uburyo babikora, sinabasiga murunga abangabo. Kugira ngo ujye wishima iteka mbibabwire, icyambere no kumenya ko Imana ari data. Ubundi Satani yakwambuye kumenya ko so ari Imana, uba wagiye. No kumenya ko Imana ari iki? No kumenya ko Imana ari iki? Imana ni data. Yesu yarababwiye aravuga ngo ntimukiganyire ngo muvuge ngo muzarya iki, kuko ubugingo buruta ibyo kurya. Yashakaga kubabwira ngo yabahaye ubuzima, nicyo cyari gikomeye.